Garagaza impamvu zose zishoboka. Intera ya kane ni ugushyira ahagaragara impamvu zose zishoboka z'ikibazo, ushakashaka impamvu zigaragara ndetse n'izitagaragara ugasuzumamo ukuri kwawe. Noneho hagakurikiraho kwibaza ikindi kibazo: ese sinshobora kuba nibeshye muri ubu buryo nagifashemo cyangwa ntekereza? Ese sindiho nkora ibinyuranye n'ibyo nakabaye nkora ubu? Ese niba koko ndimo gukora ibyo nakagombye kuba nkora, mpindura iki kugira ngo ngaruke ku murongo? Ibitekerezo bikocamye ni umuzi wo kudatera imbere. Ushobora kandi gutekereza utabishaka ikintu kibangamiye ibicuruzwa byawe, isoko ryabyo, abakeba bawe ndetse n'abakiriya bawe. Ubundi ubushakashatsi bwa gihanga aho buva bukagera bushingira ku isuzuma ryimbitse no kugerageza kubaza abantu benshi bashoboka kugira ngo bagere ku mwanzuro w'ikibazo bafite. Ese wowe ibyawe bishingiye ku ki? Gerageza ibisubizo byose bishoboka. Intera ya gatanu. Iyi ntera ni ukugaragaza ibisubizo byose bishoboka. Wandika ibisubizo byose wumva biri byo kandi bikunogeye. Ukandika n'ibindi ufata nk'aho bitakunogeye cyane. Noneho ugomba gutoranya ibihabanye n'ibisubizo biri byo wifuza. Hari igihe igisubizo kitagira icyo kigufasha namba, hakaba n'ubwo kiba gitandukanye n'ibyo wifuza. Uko ugenda ubona ibisubizo bishingiye ku kuri, ku gisobanuro cy'ikibazo no ku mpamvu y'igisobanuro cy'icyo kibazo, niko ufite amahirwe yo kubona igisubizo cyangwa se urwunge rw'ibisubizo by'ingirakamaro. Fata umwanzuro. Intera ya gatandatu. Iyi ntera ni ukuvugana cyangwa se gufata umwanzuro mu bisubizo bitandukanye wabonye. Umwanzuro uwo ari wo wose uruta kutawugira. Umwanzuro usobanutse udatera urujijo wongera imbaraga no kuvumbura ibitekerezo, ukanabyara ingufu zitera ubwonko gutekereza neza. Ni byiza kugira ubushake bwo gufata umwanzuro igihe ubonye amakuru mashyashya, kandi nabwo ukishimira guhindura cyangwa se kugoragoza umwanzuro wawe. Gufata inshingano ku byagerwaho. Intera ya karindwi. Iyi ntera ya karindwi iragaruka ku kwiha wowe ubwawe inshingano zose cyangwa se ukaziha undi, kugira ngo igisubizo cyabonetse gishyirwe mu bikorwa. Aha nibwo uba utangiye gushyira mu bikorwa umwanzuro wawe. Ugomba kandi kubikora vuba bishoboka, kuko nta mwanya wo guta nk'aba bandi bahora barota ku manywa na nijoro. ku manywa y'ihangu. Icyo nakubwira ni uko kuba umukire ugomba kumenya gufata umwanzuro no kugira ibikorwa byihariye wakora bigahita bikemura ibibazo ufite, cyangwa se ukagera ku ntego wiyemeje. Ariko nanone twibuke ko abantu babasha kwesa imihigo yabo si ukuvuga ko ari bo bafata imyanzuro nyayo buri gihe, ahubwo ni uko baha imyanzuro yabo agaciro. Ugishyira umwanzuro mu bikorwa uhita ubona umusaruro w'ibikorwa byawe vuba. Uwo musaruro niwo utuma aho bitagenda neza wikosora. Uko ukosora igikorwa cyawe unafata ingamba nshyashya, niko umusaruro urushaho kwiyongera kandi bikanakubera isomo. Icyo gihe urasobanuka cyane kandi ukarushaho kuba ku isonga. Icyo bitanga ni uko utera imbere vuba mu kugera ku ntego wiyemeje. Gufungura ubwenge bukurimo. Ikusanyabitekerezo ni uburyo buteguye neza mu gukemura ibibazo bituma ugera ku ntego zawe vuba kurusha ngira ngo uko wajya kubyibaza. Icyo twakongeraho ni uko hariho n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye umuntu ashobora kwifashisha mu gukemura ibibazo no kugera ku cyo yiyemeje. Ubwo buryo bwose ni ugutuma ukoresha indiba y'ubwenge bwawe. Itegeko ry'umutuzo rivuga ko mu kazi ako ari ko kose gasaba gukoresha ubwonko, umuhate ubwawo uratsinda. Bivuze ko uko urushaho kuruhuka no kwishyira mu mutuzo, ibibazo ufite ukabyohereza mu bwonko bwawe, ni nako nabwo burushaho kubigukemurira. Hari uburyo bwinshi butavunanye bukoreshwa kugira ngo ubwonko bushobore gutekereza kure cyane. Tutagiye kure nko kwitekerereza ibintu byiza gusa, burya ni uburyo bwiza bwo kuruhura ubwonko. Kuvumbura ibitekerezo bihita binyarukira mu bwenge bwawe, kumva uturirimbo dutuje, gusohokera ahitaruye cyangwa se kwicara ahantu uruhuka wiga ku kintu utekereza uko ibintu bikorwa, ibyo byose bigukingurira ubwonko bikagushyiramo ibitekerezo bishyashya n'ubushobozi bwo gusobanukirwa n'amarangamutima ku buryo winjiza akayabo k'amafaranga utavunitse cyane. Kwitoza umwiherero. Uburyo bwiza butavunanye kugira ngo wishakemo ibitekerezo n'umwiherero. Gukora uyu mwitozo biroroshye. Mbere na mbere ushaka ahantu wakwicara hacecetse kandi ntunyeganyege. Noneho ukishyira mu mutuzo, ugafata umwanya muto wo kuruhuka no kwiyumva.
hanyuma muri uwo mutuzo mu buryo buri bucece ukigira inama yo kwicara utanyeganyega mu gihe cy'iminota nka 30 cyangwa se 60. Wirinda guhaguruka, ukirinda kunywa inzoga, ikawa cyangwa se itabi ndetse no kumva umuziki. Wicarira neza utanyeganyega bucece. Wajya kumva ukumva haje ijwi ririmo riguha ibitekerezo. Iyo usobanukiwe n'icyo wifuza, ubwonko bwawe buguha imbaraga bukaguha ibitekerezo byo kukigeraho. Iyo umwiherero ubanjirije ikusanya bitekerezo, imikorere y'ubwonko bwawe irazamuka ku buryo buhora bukangutse. Icyo gihe rero ubwenge bwawe ubwerekeza mu gushaka igisubizo. Mu mwiherero rero ubwonko butekereza kure. Butangira gukora iyo wicaye bucece unateze amatwi ryajwi riguha igisubizo. Uhungukira ibitekerezo bishobora guhindura ubuzima bwawe bwose. Urufunguzo rw'ejo hazaza hawe. Gufungura imbaraga z'ubwenge bwawe ni urufunguzo rutegurira ejo hazaza. Yumvishe ko uri umuhanga, ubikwiriye kandi ko ufite ubwenge bwose bukenewe kugira ngo ugere ku ntego iyo ari yo yose wakwiyemeza. Icyo ari cyo cyose wakwandika ukanagishushanya mu bwenge kikwereka ko gishoboka. Ikibazo kiba gisigaye ni iki? Ugishaka ku buryo bungana iki? Ikindi witeguye kubitangira ikiguzi byasaba cyose hakiri kare, noneho ugasubiza ibibazo. Iyo rero ibitekerezo bitangiye kukwisukiranyamo wibaza ku ntego ushaka kugeraho, uzatangira kwihuta ugana imbere kurushaho. Abatabizi babyita amahirwe cyangwa se umugisha. Bintwari yawe ku giti cyawe kandi urangwe n'umuco w'ubupfura muri wowe. Reka turebe ku bijyanye n'imyitozo ndetse n'icyo wakora. Jya wiga, usome, wongere inyunguramagambo yawe. Kuko kumenya amagambo menshi niko utekereza neza kandi ugafata imyanzuro mizima. Icya kabiri, jya ukora ikusanya bitekerezo ku ntego cyangwa ikibazo runaka. Ucyandike nk'ikibazo hanyuma ushake nibura ibisubizo 20. Noneho uhita utangira gukora kuri kimwe mu bisubizo wihaye. Icya gatatu, mu kibazo cyangwa mu ngorane iyo ari yo yose, ujye ushakamo icyiza cyangwa inyungu ishoboka gihatse kandi uzayibona. Hanyuma icya kane, buri kibazo n'ingorane ujye ubirebana ubushishozi, umenye impamvu zabiteye, ushaka imiti ishoboka, ufata umwanzuro maze ugire icyo ukora. Icya gatanu, uzaba umuntu ugamije ibisubizo. Igihe cyose utekereza unavuga ku cyakorwa ngo urenge imbogamizi maze ugere ku ntego. Icya gatandatu, ujye uhora wizeye bihamye kandi bikomeye ko ushobora gukemura ibibazo no kurenga inzitizi zitambamira intego yawe. Icya karindwi, ujye wita ku bwenge bwawe buhanitse, ububeshesheho intego zisobanutse no gutekereza ibyiza bikubaho. Uzabugaburire kandi umwanya w'umwiherero, ufata akayaga n'akaruhuko no kwemera ibyiza gusa. Izo nizo mbaraga zisumba izindi. Hanyuma icya munani, bintwari n'imfura y'ubuzima bwawe, kuko nta wundi uzabigukorera uretse wowe nyir'ubwite. Si mukuru wawe, si murumuna wawe, mushiki wawe, umugore wawe, umugabo wawe, ntabwo ari so cyangwa se nyoko wakubyaye uzakwereka inzira unyuramo, kuko nabo bashobora kuba batayizi. Reka noneho turebe ku mutwe wa 10 ku ihame rya 9, aho bavuga ko umuntu ahemberwa icyo yakoze. Mbibutse ko ndi gusoma igitabo cya Dieudonné d'Amour. Ushaka inka aryama nkazo, ushaka ubukire arara ubusa. Dieudonné d'Amour avuga yuko ubukire afite bwaturutse mu maboko ndetse no mu mutwe we yakoresheje buri munsi, amanywa n'ijoro. Iyo ugeze ku kintu gikomeye vuba kandi ku buryo bworoshye, abantu bavuga ko uri umunyamahirwe cyane kurusha abandi. Ntibajya bamenya yuko ibintu byose bishingira ku guteganya. Abantu bagira ikintu bageraho bahora bakora ibintu bitandukanye, ntacyo basiga inyuma, byaba ibikomeye cyangwa se byoroheje. Ibi byose aba ari ukugira ngo amahirwe yo kugera ku ntego zabo yiyongere. Ibyo bageraho byose baba bumva babikesha bo ubwabo, ariko ahanini ubushake bwabo bwo gukora cyane kurusha abandi. Abantu batagira icyo bigezaho bavuga ko nta mahirwe, bakavuga ko bavukanye umwaku cyangwa se hari uwabaroze, bagatangira kwitwaza abantu cyangwa se ibintu runaka. Ihame rikomeye rishobora kugufasha kugira icyo ugeraho ni ukugira ubushishozi bwo gukora ibintu abantu bashobora kuguhembera, byatuma bakuzamura mu ntera. Bishobora gutuma baguteza imbere, bagufungurira amarembo, bishobora gutuma bakwakira bakakuzamura mu kazi ukora. Ibintu wagezeho nibyo uhemberwa. Ihame ry'isarura rigira riti, umuntu asarura ibyo yabibye cyangwa se aho yabibye. Akenshi usanga abantu bahugira kujya gusarura ibyo abandi babibye cyangwa se
kujya kubasaba gusangira nabo ku musaruro wabo. Wowe wari uri he bajya guhinga imbuto zabo? None ni iyihe mpamvu ifatika yatuma basangira nawe ibyo bejeje? Icyo wabamariye ni iki? Ese wigeze ubafasha nibura mu gutera imbuto? Burya rero ibihembo by'umuntu bigomba kujyana n'ubwiza cyangwa se ingano ndetse n'akamaro k'ibyo yagezeho abikorera abandi. Abantu benshi rero ndibaza ko utabari musanga bumva ko bagomba gufashwa, ko bagomba guhabwa ku byo abandi basaruye. Burya abantu bose barikunda kubera ko buri muntu wese aba ameze nk'urimo kumva radiyo ye yitwa WIIFM. Mu magambo arambuye izi nyuguti ziravuga ngo what is in for me. Ese hari icyo ndi bubone? Iki nicyo buri muntu wese aba ashaka kumenya. Usanga buri wese yitekerezaho cyane kurusha uko yatekereza kumenya icyo yakorera abandi ngo nabo batere imbere. Abanyarwanda baravuze ngo inyongera mbi ni ibinyoro. Kuki niba uri umunyeshuri utegereza kumanika amaboko itariki yo kujya mu ishuri yegereje? Kuki utabaza ababyeyi bawe, inshuti yawe, umuvandimwe wawe ukwishyura ayo mafaranga uti nabafasha iki kugira ngo nongere ubushobozi mu kuzabona amafaranga y'ishuri igihembwe gitaha? Abantu tubaha agaciro dukurikije ubushobozi bwabo bwo kudufasha kugera ku byo dushaka, haba mu buryo bw'amafaranga, ibikoresho no mu bijyanye n'ubwenge, mu marangamutima ndetse na politike. Abantu bashobora kudufasha kugera ku byo twifuza nibo twubaha tukanabahemba. Ugomba kugaragaza uruhare rwawe. Iri hame ryo kugira uruhare risa neza n'ihame ryo gusarura. Rigira riti amafaranga uzabona nk'igihembo mu buzima bwawe agomba kujyana n'agaciro k'icyo wamariye abandi. Aka gaciro barakareba bakakamenya. Mu bukungu bushingiye ku isoko, umukiriya aba ari umwami cyangwa se umwamikazi. Niwe ugena igiciro cy'ibicuruzwa na serivisi bitewe n'ubushobozi bwe bwo mu mufuka. Buri umukiriya niwe wishyura imishahara y'abakozi, ibihembo by'abantu ndetse n'igishoro ku bindi bicuruzwa. Abantu bose bafite umukoresha umwe ari we mukiriya. Twese dufite umukoresha umwe ari we mukiriya. Ashobora kutwirukana igihe icyo ari cyo cyose kuko ashobora guhitamo kujya guhahira ahandi. Burya nta bigo cyangwa se abantu bagena ibihembo cyangwa se imishahara, icyo bakora gusa ni ukureba gusa uko ibintu bihagaze ku isoko. Kugira ngo ibigo bibone abakiriya kandi ntibabicikeho, bagomba guhora bafite ibicuruzwa bihagije. Kuri ibyo bintu hiyongeraho umuhate n'imyitwarire y'abakozi baba bagomba gutunganya ibicuruzwa byo kugurisha ndetse no gutanga serivisi. Iyo bakoze akazi kabo hanyuma bakagurisha ibintu byinshi mu byo bakoze, bakabona inyungu ihagije, ikigo cyabo gikomeza gukora. Iyo bitabaye ibyo kirahagarara. Akazi kawe rero kari muri uyu murongo tuvuze haruguru. Uhembwa bitewe n'uruhare wagize mu gutuma umukiriya wawe amererwa neza. Uko ugenda wongera ireme ry'uruhare rwa business yawe n'ingano yarwo, ni nako amafaranga ubona agenda yiyongera. Nta bundi buryo bushoboka utabigenje utyo. Dore impamvu abantu bahora bafite ubwoba bwo kutabona akazi. Imwe mu mpamvu ituma abantu bahorana ikintu gisa n'icyoba cyo kuba babura akazi, kutava aho bari cyangwa se gusubira hasi, ibi byose biterwa n'uko baba batarigeze bongera uruhare rwabo mu guteza imbere umukoresha. Ikindi ni ukutamenya gusesengura ibikenewe ku isoko. Ubu muri iki gihe agaciro k'igicuruzwa cyangwa se serivisi gashingiye cyane ku bumenyi n'ubuhanga byakigiyeho. Nkuko bigendekera amazi bashyira mu ndobo iva, umuntu udahora yiyungura mu bumenyi no mu bwenge bwe ngo abyigize hejuru cyane, agaciro ke kagenda kagabanuka gahoro gahoro uko iminsi yicuma. Nibwo uzasanga amasezerano y'akazi yasheshwe kuri bamwe, abandi birukanywe, abandi bari mu bagabanyijwe, cyangwa se abandi ugasanga bamaze igihe kirekire ari abashomeri, ubundi abandi ugasanga bahora barira. Kugira ngo wizere akazi kawe no kwinjiza menshi, ugomba kwiyumvisha ko kunoza no kongera ibyo ukorera abandi ari ngombwa, kandi jya wongera uruhare ugira mu buzima bwabo cyangwa se mu kazi kabo. Dukurikije itegeko ryo guhuza uburyo ubayeho bugaragara hanze n'icyitegererezo cy'imyiteguro wagize imbere muri wowe, iyi akaba ari imyitozo yo kugira uruhare muri wowe ubwawe. Ikindi nabwira abarangije amashuri yisumbuye cyangwa se za kaminuza ni ukwihangira imirimo, kuko abo muhanganye ku isoko bashaka akazi ni benshi, kandi ibyo mukora mu mashuri bitagikenewe ku isoko. Ugomba kumenya gushungura cyangwa se gukora analyse, ukamenya aho isi yacu yerekeza, nawe ukimenyereza ibindi bintu bizakugezayo. Si ngombwa igihe cyose ko ukora ibyo wigiye, ushobora no gukora ibindi utari uzi ko ushoboye cyangwa se ufitiye impano.
va mu kwiyemera, utanga uruhare rwawe mu muryango wawe, mu mudugudu wawe, mu karere kawe, ubundi uzahita ubona akazi cyangwa se ushinga serivisi zawe ku giti cyawe. Mu kazi kawe ugomba kumurikirwa cyane n'ibyo ushaka kugeraho. Kimwe mu bintu bishobora gutuma abantu bakomeye bakumenya mu byo ukora, ugomba kuba umuntu umurikirwa n'ibyo ushaka kugeraho. Abantu bahembwa amafaranga menshi kandi bubashywe cyane mu kazi kabo, usanga buri gihe barangwa no gukora berekeza ku cyo bashaka kugeraho. Kubaka izina niwo mutungo ukomeye cyane mu kigo icyo ari cyo cyose. Kubaka izina niwo mutungo ukomeye cyane mu kigo icyo ari cyo cyose. Kubaka izina ni uburyo ikigo kiba kizwi cyangwa se kibonwa, kivugwa n'abakiriya bacyo ndetse na rubanda muri rusange. Ikigo cyarangije kubaka izina kubw'ibicuruzwa cyangwa serivisi gitanga, gicuruza byinshi kandi kikanunguka byinshi kurusha ikigo kitazwi cyane cyangwa se kitazwi na busa. Reka dufate urugero nko ku kigo cya Apple. Iki kigo kizwi ku isi nk'ikigo gifite ibicuruzwa byiza kandi kirangwa no kuzana udushya mu ikoranabuhanga. Izina Apple ubwaryo ryongera agaciro k'igicuruzwa ho 20% cyangwa se 30%. Kabone nubwo cyaba kiri kumwe n'ikindi bisa neza, ariko bidahuje kumenyekana ku izina. Nkuko bigenda ku kigo, umuntu nawe ashobora gukora akamenyekana bikamubera umutungo ukomeye cyane. Imyitwarire yawe cyangwa se isura ufite mu kazi bigaragaza uko abantu bakubona, habo mukorana, abakiriya bawe ndetse n'ibindi. Uko bakuvuga udahari, iryo niryo zina ryawe muri make. Ikintu cyose ukora kugira ngo izina ryawe rirusheho kuba ryiza, cyongera agaciro kawe n'ak'ibyo ukora. Ushobora kuvuga ko kimwe mu bintu bishobora gutuma wubaka izina ryawe ni ukwerekana ubushobozi bwo kugera ku cyatumye uhabwa akazi. Akeza karigura. Igihe cyose ikigo cyamaze kumenyekana kubera ubwiza bw'ibicuruzwa na serivisi gitanga, abakiriya bahora batonze umurongo bashaka kugira icyo bahagura. Iyo nawe umaze kumenyekana nk'umuntu ukora ibintu neza, abantu bahora batonze umurongo wawe bashaka kugura serivisi utanga. Uyu muco wo gukora akazi neza ukwinjiza mu rundi rwego rutandukanye n'urwo babandi bahora bagambiriye gufata amafaranga y'umukiriya bagahita bahinduka ibirura. Reka tuvuge ko ugiye kwa muganga ufite ububabare cyangwa se ikindi kibazo. Muganga yamara kugusuzuma akakumenyesha ko ugomba kubagwa kandi ko byanakuviramo gupfa. Urumva ikibazo cya mbere wabaza ari ikihe? Ndakeka hari ko ushobora kubaza uti nuwuhe muganga uri bumbage? Ese ni umuhanga ushobora kumbaga? Igihe ubona ari wowe cyangwa se umuvandimwe wawe, umwana wawe akeneye kubagwa bikomeye, ntubaza ngo nuwuhe muganga wanca make. Niko bigenda rero iyo igicuruzwa na serivisi ari byiza, ntawe ujya mu by'ibiciro. Abacuruzi benshi n'abayobozi muri za business zitandukanye bumva ko bagomba gukora ibishoboka bakagabanya ibiciro, batekereza ko ababagana bishakira ibihendutse gusa. Ariko biyibagiza ko igiciro cy'ikintu giterwa nuko igicuruzwa ubwacyo kimeze. Iyo umukiriya yavuze ati urahenda, akenshi abashaka kukwereka ko umwaka amafaranga asumba ubwiza bw'igicuruzwa. Abashaka kukwereka ko icyo kintu akiguze ntacyo cyamumarira cyane. Iyo umaze kwigaragaza nk'umwe mu bantu bafitiwe icyizere mu byo ukora, uzahembwa cyane, wishyurwa amafaranga arenze. Abantu bazahora bagukeneye. Nibwo uzahita umenya ko icyo abantu bagukeneyeho atari ibiciro bito, ahubwo bakeneye kurushaho ubwiza bw'ibyo ukora. Ugomba kwitegura gukora cyane. Gukora ibintu byiza bijyana no gukora cyane. Kugira ngo ugere ku bintu byiza kandi birambye, ugomba gukora cyane. Iyo babonye umuntu ukora neza buri gihe bavuga ko ari umunyamahirwe. Umuntu uzi gukora cyane kandi neza ashobora kurangiza akazi ke ku gihe yateganyije cyangwa se mbere yacyo. Uyu rero aba ashobora guhirwa cyane. Ibyo yakoze bigira agaciro cyane kandi bisa naho aba ashobora gukomereza muri iyo nzira. Abantu rero batazi amajoro arara, amasaha akoreye abandi bibereye mu kabari cyangwa se imbere ya televiziyo, nibo bazavuga bati uriya afite amahirwe, Imana yamugiriye impuhwe. Mu kigo icyo ari cyo cyose umuntu ukora cyane kurusha abandi abazwi, uwa kabiri nawe abazwi, kimwe n'uwa gatatu gutyo gutyo. Abakora cyane kurusha abandi nibo usanga bubashywe buri gihe. Reba nawe dufate ko ikigo cyanyu gisabye itsinda ry'impuguke kuza kugira ikiganiro na buri muntu mukorana. Tuvuge ko izi mpuguke zisabye buri muntu gutondekanya abakozi hakurikijwe umuhate wabo mu kazi, kuva ku muntu ukora neza kurusha abandi kugeza ku wa nyuma. Noneho ubushakashatsi bukegeranywa, hagakorwamo raporo ishyikirizwa umuyobozi w'ikigo. Uzabona ko abantu bose bazaba bemeranywa ku muntu ugira umuhate kurusha abandi, n'umunebwe ndetse n'abari hagati na hagati baba bazwi. Abantu bagira umuhate ku kazi kurusha abandi bakakitangira bakanakiyemeza nibo bazamuka mu ntera bakagera mu myanya yo hejuru mu kazi kabo.
usanga buri gihe bashaka kwisungana n'abo bareshya kandi burya ibisa birasabirana. Aho kugira ngo wirirwe ushaka ubundi buryo bushya bwo gukoresha kugira ngo ukurure abantu ngo bagufashe, inama nakugira ni ukwimenyekanisha mu bandi urimo cyangwa se mu kazi kawe, ukagerageza kuba umwe mu bakorana umuhate aho ngaho uri. Abantu benshi ni abanebwe. Birababaje kuba abantu benshi ari abanebwe, wagira ngo baba bazi ko akazi ari ubukonde, bagakora neza bagakora nabi ntacyo bibabwiye, bagakora by'urwiyerurutso ngo batirukanwa. Inkubiri y'amafaranga yabayeho nyuma ya jenoside yatumye habaho ibyiciro 2 cyangwa se 3 by'abakozi bumva ko bahemberwa akazi bakoze igice. Ibi biterwa n'iki? Kubera ko ireme ry'uburezi ryagabanutse, abanyeshuri bakaba batagikora cyane mu ishuri. Ibi bigakubitiraho ko abantu bumva ko bazamuwe bagatezwa imbere, bakaba barahawe agaciro. Ubumenyi bwabo bwarakonkobotse, umuntu akava ku cyiciro cya mbere akagera ku cya 12. Byongeye kandi aba bantu iyo bageze muri kaminuza babona impamyabushobozi batazikoreye bihamye. Iyo bageze rero no mu kazi bumva ko batagomba kwivuna nk'uko byagiye bibagendekera mu buzima bwabo bwo mu ishuri. Igihe cyose bashaka umuntu baheka. Aba bantu rero baba bakiri burya mu buzima bw'abana batarageza imyaka 18, kuko burya umwana utarakura mu mutwe igihe cyose ahindukirira ababyeyi cyangwa se mwarimu cyangwa se n'abakuru be ngo bamufashe. Iyo umuntu arengeje imyaka 18 agifitiye ingeso aba afite ikibazo gikomeye, kuko aba ataramenye ko ubuzima bwe buri mu biganza bye. Ikindi kandi aba atarasobanukirwa n'ijambo mu cyongereza bavuga ngo responsibility. Iyi nshingano nta muntu uyiguha, urayifata. Iyo ababyeyi bawe bataguteguye rero ngo bagusobanurire impamvu yayo, niwe usanga benshi bakura cyangwa bagasaza bakiri abana mu mutwe. Guta igihe biri hose. Ibyavuye mu bushakashatsi nakoze ku rwego rwa Afurika nuko muri rusange abantu bahembwa imishahara yabo yuzuye kandi bakoze akazi igice 50% igihe bakagombye gukora. Ndetse ariko mu ibanga abayobozi b'ibigo ubwabo biyemereye ko bashobora kumara 50% ku kazi bibereye mu bintu bidafite aho bihuriye n'akazi kabo. Hari nubwo biba bidafitanye isano namba n'ibikorwa by'ikigo bayobora. Iki gihe kingana na 50% gitakara kigaragaza ko bamwe bari munsi abandi bakaba hejuru y'iki kigereranyo, ariko akenshi bati igihe cyabo ku rugero ruri hejuru ya 50%. Ikintu gituma abantu bata umwanya kurusha ibindi ni ubudabagizi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko 37% by'umunsi wose w'akazi abakozi bakimara bibereye mu biganiro, bareba filime, bajya kuri YouTube, basoma amakuru ndetse n'ibindi bidafite akamaro. Ikindi gihe kingana na 13% akaba ari cyo gukererwa no gutaha kare cyangwa se mbere yuko amasaha y'akazi arangira. Ibi kandi byiyongeraho uturuhuko twa hato na hato two kujya kunywa itabi no gutinda kugaruka nyuma y'amafunguro ndetse n'ibindi. Muri rusange mu Rwanda abantu batangira gukora saa 5. Mbere y'isaha usanga baba bisomera ibinyamakuru, bareba niba hari email bohererejwe, biganira na bagenzi babo cyangwa se batelefona. Mu minsi ishize duherutse mu bitaro i Kigali, bagiye batunyuza mu biro bitandukanye ndetse no mu cyumba gikorerwamo igenzura. Ku bantu 8 nanyuzeho 2 bonyine nibo bari barimo gukora. Abandi bose basigaye bari barimo kwiganirira bavuga ku miryango yabo, inshuti, imikino cyangwa se barimo no gusoma ibinyamakuru. Abandi barimo kunywa ikawa banirebera ibihita mu madirishya. Niba se ahari mu bitaro, ngaho nawe tekereza ibibera mu biro cyangwa se mu nzego za leta. Gushyira imbere imirimo idakenewe cyane. Igiteye agahinda kurushaho rero hari abadata igihe ariko bagatangira bibanda ku bintu bidakenewe cyane kandi nabyo bakabikora nabi. Ingaruka nuko usanga haba hakozwe akazi gake cyane. Iyo bikomeje gutya akazi karagenda kakirundanya, bakagashyira iruhande, bagaterera hagati mu ryinyo. Nyuma iyo babashyizeho igitutu biruka bajya kureba bya bintu ngo babirangize, maze bakabikora nabi kakahava. Bagereranya bavuga ko 25% by'amafaranga asohoka mu kigo runaka atangwa cyangwa se yishyurwa ku bintu bitandukanye biba byaturutse ku bicuruzwa bakora basubiramo hamwe na serivisi cyangwa se akazi byakozwe mu buryo butari bwo. Tugereranyije mu Rwanda abakozi batangira gufunga ibiro hafi saa 9:30 nubwo amasaha y'akazi aba ari kugeza saa 11 cyangwa se saa 11:30. Igikurikiraho ni uguhamagara inshuti ngo bahurire mu kabari. Ibyari ingenzi mu buzima bwe, umuryango we, ubuzima bwe abiterera iyo yigiriye mu nzoga ndetse n'ibindi bijyanye nazo. Nkuko nabikubwiye haruguru, umuntu asarura ibyo yabibye. Uyu urabona azasarura iki niba yibereye mu buzima nk'ubu?
Ikibazo ni uko namara gutakaza akazi akanarwara n'izindi ndwara azavuga ko ari Imana yabishatse, akirengagiza uruhare rwe mu gufata imyanzuro mibi no kwita ku bidafite akamaro. Iyubakire izina. Reka nkwibarize iki kibazo: ese waba uzwiho kuba uri umwe mu bakozi bakorana umwete n'umurava mu kigo cyawe? Ese waba uri umwe mu banyeshuri mu kigo wigamo ugirirwa icyizere? Ese abantu bajya bakureba bakakubahira ko uri umwe mu bantu b'indashyikirwa mu byo ukora? Ese waba ugirirwa icyizere ugashingwa akazi, imirimo myinshi ikomeye ndetse n'inshingano zikomeye? Ese ujya urusha abandi amahirwe yo kuzamurwa mu ntera? Niba atari byo rero, wumva igihe kitageze ngo ushyire ubwenge ku gihe utegure ejo hazaza hawe. Ujye wibuka ko amahirwe mu buzima aboneka rimwe gusa, kandi ntabwo azasakuza ngo ndashaka ko runaka ari umfata. Ahubwo amahirwe ajya kuri wa wundi witeguye, ufite ubushobozi bwo kuyakoresha. Kuri iyi si turimo ifite ibintu byinshi byo gukora, ariko akenshi kuba utiteguye ntushobora kubona ibyo bikorwa. Reka turebe ku itegeko ryo guhataho. Itegeko ryo guhataho ni ikintu gishobora gutuma uhirwa. Iri tegeko riragira riti: nta ntego ushobora kugeraho, akazi cyangwa se igikorwa ushobora gukora udahaseho ngo ukore cyane. Iyo ufite ubushake bwo gukora ikintu cyane kandi ku buryo buhagije, ukanihanganira inzitizi n'ingorane wahura nazo, ni bike byakunanira kugeraho mu buzima. Kugira ngo ugere ku bintu by'igitangaza nta bundi buryo uretse gukora cyane. Jya ukora utikoresheje. Intego yawe ni ukwamamara cyane mu byo ukora. Wagombye kugera aho ubarirwa mu bantu 10% b'ibihangange mu kazi nk'ako ukora. Ugomba kurangazwa imbere n'umugambi wo kumenyekana ndetse no kubaka izina, ukaba umwe mu bantu bakomeye cyane mu kazi ukora. Ibi byose kubigeraho nta rindi banga uretse gukora utikoresheje. Guhera ubu rero ishyiremo ko igihe cyose uzaba uri mu kazi cyangwa se mu ishuri uzajya ukora utikoresheje. Iyemeze ko utazahirahira ngo ute umwanya wawe uri mu biganiro n'abandi cyangwa se usoma ibinyamakuru kuri Facebook, YouTube na Instagram. Ntuzajye uta akazi ngo utinde unywa itabi, icyayi cyangwa se urimo kurya. Ikigo cyawe ntuzagitesha umwanya wibereye kuri telefone ku mpamvu zawe bwite, nko guhaha, gutanga imyenda yo kumesa, kubaza ko bayirangije, kwishyura cyangwa se n'ibindi. Ibi byose ugomba kubyirinda, hanyuma ugakora utikoresheje. Nubona abantu bashaka kugutesha umurongo wiyemeje bagusaba ko muvugana, ujye ubabwira uti birashoboka ariko atari nonaha. Ujye ubashishikariza kukuganiriza mbere na nyuma y'akazi cyangwa se mu kiruhuko cy'ifunguro rya saa sita, hanyuma uhite ubabwira uti ubu ngubu nsubiye mu kazi cyangwa se mu masomo yanjye. Aya magambo nsubiye mu kazi cyangwa se nsubiye mu masomo yanjye, nsubiye mu kazi ni amagambo akomeye cyane. Ujye uyasubiramo inshuro nyinshi. Ibe gahunda nziza wishyizemo, washimangiye mu ndiba y'ubwenge bwawe. Ibi nubikora ku nshuro ya mbere ntabwo bizakorohera. Bagenzi bawe bazakora uko bashoboye bakugushe. Nibabona ibyo guta igihe hamwe nabo utabikozwa bazakugusha, bazumva babangamiwe cyane n'uwo muhati ufite wo guhembwa wakoze akazi kenshi ku munsi. Ariko ugomba gukomera, ugomba gushikama ku cyemezo cyawe. Igihe uzaba warubatse izina kuri ubu buryo, ntibizagarukira ku kuba uri umukozi cyangwa se umunyeshuri mwiza ukora amasomo cyangwa se akazi ku munsi, ahubwo bizakubera urufunguzo rwo guhirwa no kugira icyo ugeraho mu buzima bwawe. Uzatangira kugira amanota meza ndetse no guhembwa amafaranga menshi no kuzamuka mu ntera kurusha abandi. Kuba 2 cyangwa 3 umusaruro wawe. Numara gufata icyemezo cyo kuba umunyeshuri cyangwa se umukozi nyamwete kandi mwiza kurusha abandi, umusaruro wawe mu ishuri no mu kazi uzikuba 2 cyangwa se 3 ugereranyije n'abiga cyangwa se n'abakora akazi kabo ku buryo bwa nyirarureshwa. Niwishakira uburyo n'ubuhanga wakoresha kugira ngo ugaragaze umurimo unoze, umusaruro wawe uzaba urimo kwiyongera ku buryo butangaje. Uruhare rwawe ruzahabwa agaciro gakomeye cyane. Nutangira gukoresha ubwo buhanga, uzasanga ari nabwo bukoreshwa n'abandi bantu benshi kandi bahembwa menshi mu bigo byabo. Umusaruro wawe uziyongera kandi ku buryo bukoroheye cyane. Ni nabwo uzabona umwanya wundi wo gukora ibyo ushaka kurusha uko wabikekaga ko byakubaho. Turacyavuga ku gitabo cya Dieudonné d'Amour, ushaka inka ryama nkazo, ushaka ubukire arara ubusa. Mu byo ukora byose rero ugomba kumenya gucunga igihe cyawe. Habaho amahame menshi y'ingenzi ugomba kumenya mu bijyanye no gukoresha neza igihe cyawe. Mbere na mbere umenye ko igihe kitongerwa ngo bikunde. Igihe ntabwo gikururuka. Uko kingana biba bizwi. Ntushobora kugihina, ntushobora kukigarura cyatakaye, kigenda ku buryo bumwe buri gihe kandi ntigihagarikwa. Ibi ni ibintu karemano.
ubifata uko biri kuko ntacyo wabihinduraho. Igihe cyatakaye ntikigaruka rero, iyo cyarangiye kiba cyararangiye, ntiwakigarura ngo ugikoreshe bwa kabiri. Gusa ikigaragara ni uko igihe gihari, amasaha 24 yuzuye buri munsi. Kubaho neza kwawe bigomba gushingira ku ikoreshwa ry'aya masaha. Dore ikintu cy'ingenzi ugomba kumenya rero, umuntu muzima kandi ufite gahunda agaragazwa n'ukuntu akoresha igihe cye. Agaciro umuntu aha ikintu kagaragazwa n'igihe umuntu yakigeneye. Uko ufata ibyemezo byo gukoresha igihe cyawe nibyo bigaragaza uwo uri we, icyo ushaka hamwe n'icyerekezo cyawe mu buzima. Mu buzima utangira ufite amafaranga make ariko ufite igihe kinini. Iyo ukoze cyane ukamenya kwizigamira buri gihe, ukanashora imari yawe witonze, ujya kubona ukabona ufite amafaranga menshi ariko ufite igihe gito. Mu buzima rero umuntu uko agenda agurana igihe cye ibintu bitandukanye, igihe cyawe ushobora kugikoresha bikakubyarira umusaruro n'ibihembo. Igihe cyose ushobora kwikebuka ukareba aho uri uyu munsi, ugatekereza uko wakoresheje igihe cyawe mu mezi cyangwa se mu myaka ishize. Umuntu wamenye ubwenge kare bwo gukoresha igihe cye neza ashobora mu myaka 35 kuba afite amafaranga menshi cyane, kuko aba amaze imyaka 15 cyangwa se irenga atangiye akazi cyangwa ibikorwa bye. Igihe kinini aba yaragikoresheje yiga kugira ngo amenye ibintu bihambaye cyangwa se abone ubumenyi. Kuri iki gihe kandi aba yarihaye intego agaha n'icyerekezo ubuzima bwe. Igihe cye kandi aba yaragikoresheje yiyungura ubwenge ku giti cye cyangwa se bijyanye n'akazi. Ibi byose rero bituma umuntu ukoresha igihe cye neza kugira ngo yinjize byinshi. Ngo kuko nawe wagombye kumera, iyi niyo yakabaye intego yawe. Igihe ntabwo bakizigama ahubwo baragikoresha. Irindi hame ryerekeranye n'igihe ni uko igihe kitabikwa, ahubwo igihe kirakoreshwa. Icyo waba ukora cyose igihe kirihuta cyane. Icyo waremewe ni ukugikoresha mu buryo ubwo ari bwo bwose. Nyaho kugira ngo ute umwanya ku bintu bidafite umumaro, igihe cyawe wagiharira ibifite inyungu cyane. Ariko kandi ugomba kwibagirwa ko wagihagarika ngo ukizigame. Abantu bakizwa no kumenya gufata igihe cyabo bakagiharira ibintu bifite agaciro cyane. Bibanda ku bintu babona bishobora gutuma bagera ku ntego zabo ku buryo bwihuse. Abantu bagera ku bintu biciriritse cyangwa se ntibagire icyo bageraho kubera ko batakaza umwanya wabo bakora ibintu byinshi bidashinga, bakora imirimo cyangwa se ibikorwa bidashobora kubageza ku cyo bashaka. Muri make bakora ibintu bidafite akamaro. Ni uburenganzira bwawe kumenya uko ugomba gukoresha igihe cyawe. Ibi ni wowe bireba, ni wowe ufata icyemezo. Uko uzabaho ni wowe ubigena. Buri gihe ni wowe uhitamo guha igihe cyawe ibintu bifite akamaro kanini cyangwa se ibitagira icyo bimaze. Uyu munsi n'ejo hazaza ubuzima bwawe bugomba gushingira kuri iri hitamo. Ugomba gukoresha ubwenge bwawe kugira ngo ugere ku musaruro uhagije. Mu kubaka ubuzima bwawe ushobora kuba waratangiye akazi kawe uri umukozi ukora imirimo y'amaboko cyangwa se uri wa wundi ukora ibyo yerekewe cyangwa se abwirijwe. Ariko uyu munsi uri umukozi ukoresha ubumenyi bwawe. Noneho rero uko umukozi akoresha ubumenyi bwe, inshingano zawe z'ingenzi zibe ebyiri. Inshingano yawe ya mbere ni ukumenya akazi kawe gakeneye gukorwa akariko, ntabwo ari ukumenya uko gakeneye gukorwa. Inshingano yawe ya kabiri ni ukumenya ko agaciro kawe uzagahabwa n'ibyo uzaba wagezeho, ntabwo uzagahabwa nuko uri umukozi w'uruganda gusa. Mu kazi kawe ugomba kwibuka no kwibanda ku bintu ugomba kugeraho, ari nabyo waherewe akazi. Icyo ugomba gukora ni ukumenya neza mbere y'igihe imirimo igomba gukorwa kandi ukayishyira ku murongo ukurikije uburemere bwayo. Ni ngombwa ko ugira umuco wo gutunganya imirimo ushinzwe ukurikije uburemere bwayo nk'uko wabiteganyije. Ubwo imirimo ikenewe cyane niyo uheraho. Uru ni urufunguzo rukomeye rwo kugera ku musaruro ushimishije. Kwimenyereza gukora gutya ni ibintu by'ingenzi kugira ngo utegure ejo hazaza hawe. Ushaka inka aryama nkazo, ushaka ubukire arara ubusa. Nicyo gitabo turi kugarukaho. Reka turebe no kubyerekeranye no guhirwa k'umuntu. Ibyerekeranye no guhirwa kw'abantu ni ibintu byagiye byigwa kuva kera mu mateka ya muntu. Aha twanahera no ku bafilozofi babayeho mu myaka ya za 500 mbere y'ivuka rya Yezu. Mu myaka 100 ishize habayeho ubushakashatsi bwinshi kandi bukomeye muri uru rwego kurusha ibindi bice by'amateka ubikomatanyije. Ikintu gikomeye cyavuye mu bushakashatsi bwakozwe mu gihe kirenze imyaka 50 nuko kugira ikintu ugeraho bishingira ku buryo umuntu yitwara nuko ubona isi n'abantu. Abandi bashakashatsi bagaragaje ko bishingira ku kuntu buri muntu wese yitwara ku bijyanye n'ikoreshwa ry'igihe. Aha rero twakwibaza tuti,
ese iyo ufashe icyemezo ugifata utekereza ku bintu bizabaho vuba cyangwa ugifata utekereza ku bintu bizabaho kera? Byagaragaye ko abantu bafata ibyemezo batekereza ku bizabaho kera aribo bakunda kugira ibyo bageraho kurusha abantu batekereza ku bintu bizaba vuba cyangwa se by'ako kanya. Abantu batekereza ku bintu bizabaho kera bafata ibyemezo umunsi ku wundi bakurikije ibyo bashaka kuzageraho mu gihe kizaza. Kubera iyi mpamvu usanga ibyemezo bafata buri munsi biba ari ibibafasha mu by'ukuri kugera ku byo bifuza mu gihe kizaza. Hano itegeko ryadufasha ni iri: ibyemezo umuntu afata muri ako kanya bishingira ku bintu umuntu aba atekereza bizabaho mu gihe kirekire kiri imbere. Iyo watangiye kwibwira uko ubuzima wifuza bwaba bumeze mu myaka 10 cyangwa se 20, ubwo uba watangiye gutekereza ku bintu bizabaho kera. Uba utekereza ku bintu bizaba kandi ukaniyereka mu mutwe uko ubuzima bwawe buzaba bumeze biramutse bigenze neza. Abanyarwanda batageze kuri 3% nibo bonyine bagaragaza imitekerereze ishingiye ku bishobora kuzabaho mu gihe kirekire kiri imbere. Mwene aba bantu nibo usanga babaye abayobozi b'ibigo n'imiryango yabo, nibo usanga barageze ku isonga y'ibigo bitandukanye, usanga aribo bagenzwa cyane n'ifaranga n'umutungo mu gihugu cyacu. Batangira bizigamira bakanashora imari yabo bakiri bato. Iyo bamaze kugera mu zabukuru cyangwa se imyaka myinshi imbere yaho usanga ari ba bantu bifashije, bageraho bakaba abantu bubashywe cyane kandi bavuga ari kijyana mu gihugu cyacu. Gutekereza ku bintu bizabaho mu gihe cya kera ni ibintu bisaba kwigomwa. Byagaragaye ko iterambere ry'umuntu ku giti cye cyangwa se iry'ubukungu risaba kwihangana, umuntu agasoroma bitinze imbuto z'ibyo yakoze. Kugira ubushake bwo kwigomwa by'akanya gato nirwo rufunguzo rw'ibyishimo n'umudendezo, kubera uba urimo guharanira ko wagira icyo uzageraho ndetse n'umutekano mu gihe kizaza. Iyo udafite ubushake bwo kwihangana ngo utegereze, ntugira ubushobozi bwo kwirinda gutagaguza. Uhora buri gihe uhangayitse kubera ibibazo by'amafaranga kandi ugahora urira. Dore amagambo 2 akubiyemo ibintu byangombwa kugira ngo umuntu agire icyo ageraho. Kugira ngo ugire ikintu ugeraho ugomba kwita kuri aya magambo. Ijambo rya mbere ni kwibanda, aribyo bita focus mu ndimi z'amahanga, no guhoza umutima ku kintu kimwe, concentration. Iyo ufashe ibintu bikenewe ukabyibandaho maze ubwenge n'umutima byawe bigahuriraho, ushyirwa ubirangije, ntuzatinda kubona ko iyi myitwarire ariyo myiza kurusha iyindi yose ushobora kugira. Birashoboka ko waba umuntu w'igihangange mu kazi ukora, ushobora gusa neza by'akataraboneka, ushobora kuba umuntu wize cyane ndetse ushobora no kuba umuntu nyamuntu uhora abona ibyiza gusa, ariko nubura ubushobozi bwo kwibanda no gushyira umutima wawe ku kintu kimwe, muri ibyo bintu byose nta na kimwe uzabona. Buri gihe uzajya urutwa ahubwo na wa muntu usanzwe wibera mu tuntu twe tw'ukuri yumva ko ari two tw'ingenzi. Kugaragaza ibikenewe kurusha n'ubushishozi buba ku mutima w'umuntu bitewe n'uko yumva ashaka gutwara ubuzima bwe. Umuntu yatazi ibikenewe kurusha ibindi aruhira ubusa kandi agera ku bintu bike cyane. Nta kundi wabigenza kugira ngo ugire icyo ugeraho igihe udashoboye guhitamo ibikenewe kurusha ibindi witonze, wibanda kandi ushyira umutima wawe ku byo ukora kugeza igihe birangiriye. Izuba iyo ririmo kwaka haba hashyushye, ariko umuntu yumva nta kibazo. Ibintu bitangira guhinduka iyo bwa bushyuhe bugiye hamwe bukirundanya bugakubita ku kirahure ahantu hamwe. Ahangaha niho riba ritwika cyane, maze hakabaho ubushyuhe bwinshi bikabije. Itara ry'agacuma rishobora gutanga urumuri ruke cyane yemwe utanasomeraho, ariko iyo rwirundiye ahantu hamwe rushobora kwaka rukaba rwakata n'icyuma. Ibi rero bimeze neza nk'uburyo abantu bahitamo ibikenewe kurusha ibindi. Iyo umuntu ahisemo ikintu cyo gukora cy'ingenzi akakibandaho hatagize ikimurangaza, nibwo ubona yatangiye kugera ku bintu by'igitangaza. Ubushobozi bwo kumenya ibyo umuntu akeneye kurusha ibindi. Hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoresha kugira ngo amenye ibyo akeneye kurusha ibindi. Ubu ni uburyo buzagufasha gukora ibintu byinshi kurusha abandi bantu. Icya mbere ni ukugira umuco wo gukora urutonde rw'imirimo igomba gukorwa mbere y'uko utangira. Nukora akazi kawe ugendeye kuri uru rutonde, izakongera 25% cyangwa se kurenzaho ku musaruro wawe bwa mbere. Abayobozi bakomeye b'ibigo baza akamaro k'igihe n'abandi bantu bakora cyane bagendera ku rutonde rw'ibyo bari bukore. Nk'uko umuntu adashobora kujyaho bacururiza adafite urutonde rw'ibyo ari buhahe, ni nako utakagombye kujya gutangira akazi kawe udafite urutonde rw'ibyo uri bukore uwo munsi. Habaho ubwoko bwinshi bw'intonde. Ubwoko bwa mbere bw'urutonde ni urutonde ruruta izindi. Uru rutonde ni rwo rugenga gahunda yose y'ikoreshwa ry'igihe.
Kuri uru rutonde hagaragaraho ikintu cyose uba utekereza ko wazakora mu gihe kizaza. Ni ukuvuga ko ikintu cyose utekereje uhita ugishyira kuri urwo rutonde kugira ngo utaza kukibagirwa. Bigaragara ko kuri uru rutonde hashobora kubaho amagana n'amagana y'ibintu uteganya gukora, ndetse ahubwo usanga rimwe muri byo ugasanga ari ibiteganyijwe mu myaka myinshi iri imbere. Urutonde rwa kabiri ni urutonde rwa buri kwezi. Uru rutonde ni urutonde ruba rugaragaraho imirimo yose uteganya gukora mu kwezi kuzakurikiraho. Uru rutonde kandi ruba ruvuga muri make ibyo uteganya gukora nk'inshingano zawe mu kazi. Kuri uru rutonde hashobora kugaragaraho kandi n'imirimo isanzwe ibarizwa ku rutonde rw'intego zawe z'igihe kirekire. Ubwoko bwa gatatu bw'urutonde ni urutonde rwa buri cyumweru. Uru twarufata nk'urutonde rw'ukwezi ariko rutunganyije neza cyane. Urutonde rw'icyumweru ni urutonde ruba rugaragaraho imirimo yose uba uzakora muri icyo cyumweru. Urutonde rwa nyuma ari narwo rw'ingenzi cyane rushobora gutuma haboneka umusaruro mwinshi, ni urutonde rwa buri munsi. Uru ni urutonde rwuzuye rumeze nk'imbata y'imirimo igomba gukorwa uwo munsi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Iyi iba ari gahunda iri ku murongo ushobora gukurikiza ukaba wakora akazi kawe neza ku buryo bushoboka bwose ukanabona umusaruro ushoboka wose. Uru rutonde rumeze nk'inzira umuntu aba yirukamo kugira ngo akore akazi ke kose mu gihe giteganyijwe. Buri munsi, buri cyumweru, buri kwezi se ugomba gutangira ufite urutonde rw'imirimo igomba gukorwa. Ugomba gukora intonde zirebana na buri kintu. Jya utekereza ufite urupapuro rwo kwandikaho. Abantu b'abakozi cyane usanga iyo barimo kwiyumvira baba bafite intonde z'ibintu byose. Kora gahunda ya buri munsi hakiri kare. Iyo gahunda yikore ku buryo wagira ngo ni gahunda y'umunsi ukomeye mu buzima bwawe, aho buri munota uhabwa agaciro gakomeye. Kirazira kubona ikintu cyose kigushimishije cyangwa se gikwiriye ugahita ugiheraho. Iri ni ikosa rikomeye cyane. Jya utekereza mbere yo kugira icyo ukora. Nurangiza uzatangire ukore koko kandi neza. Iyo ushaka gupima imikorere y'ikigo runaka hifashishwa inyuguti 3 mu Cyongereza arizo bita ROI. Mu magambo arambuye izi nyuguti zivuga Return on Investment, cyangwa se mu Kinyarwanda ni igaruzwa ku gishoro. Naho imikorere myiza y'umuntu ku giti cye bayipima bakoresheje inyuguti zikurikira arizo bita ROTI, aribyo bivuga Return on Time Invested, igaruzwa ku gihe cyakoreshejwe. Ikintu cyose uzunguka mu buzima kizaba ari umusaruro ungana n'iminota ndetse n'amasaha wagiye ukoresha buri munsi. Intego yawe izaba yo kubona umusaruro mwinshi ushoboka kuri buri kintu cyose wakoze. Jya ukora urutonde rw'imirimo ugomba gukora buri munsi. Byaba byiza urukoze mu ijoro ribanziriza uwo munsi. Ibi byatuma igice cy'ubwenge buhanitse gitangira gukora akazi kamwe na kamwe igihe usinziriye. Kora urutonde rw'ibyo ugomba gukora ukurikije uko bikenewe cyangwa se uburemere bwabyo. Shyiraho ukuntu uzajya ugenda ubikurikiranya ukurikije agaciro kabyo nuko buri kimwe muri byo cyagufasha kugera ku ntego zawe. Shyiraho uburyo gahunda igomba gukurikirana. Gukoresha igihe neza bigufasha kwitegura no gushyiraho uburyo gahunda zikubaho mu buzima bwawe zigomba gukurikirana. Ibi kandi bishingiye ku bushobozi bwo gufata icyemezo, ukamenya icyo ugomba guheraho, icyo ugomba gukurikizaho, kimwe n'icyo utazigera ukorana mba. Kugira ubushobozi bwo guhitamo no guhindura uburyo gahunda zikurikirana biba bigaragaza ko ubuzima bwawe bufite mu biganza byawe. Uburyo bushobora kuba bukoreshwa na benshi mu gukoresha igihe neza bagena ibyihutirwa no gukoresha urutonde rw'ibyo ukeneye. Rimwe na rimwe kandi ugasanga agaciro ka 90% k'ibyo ushaka kabumbatiwe n'ingingo zitarenze ku 10% z'ibiri kuri rwa rutonde wakoze. Gusa bivuze ko haba hari ingingo nibura imwe ibiremereye kurusha izindi 9 ziri kumwe nayo ku rutonde. Bityo rero umusaruro wawe no gukora neza bizashingira cyane ku bushobozi uzagaragaza bwo kumenya imirimo ugomba gushyira imbere. Jya ku bifite akamaro cyane kurusha ibindi. Ntuzagwe mu gishuko cyo kubanza kurangiza utuntu duto duto. Igihe uzaba warangije kumenya igomba kuba muri 20% mu kukugeza ku byo wifuza, bene iyi mirimo niyo igufasha kugera ku musaruro ushimishije. Iyo utangiye ushaka kurangiza imirimo mito mito igenda yiyongera. Iyo uyitangiriyeho ugira ngo ubanze uyivane mu nzira ujya kubona ukabona irimo kugenda yikuba. Iyo uhereye ku mirimo mito mito birangira ukibereye muri ibyo, ugasanga akazi gakomeye n'inshingano bigutegereje byabuze ubikora.
Ibi nkubwira byakoreshwa ahantu hose, haba mu ishuri, mu buhinzi, mu borozi, muri leta ndetse no mu bikorera ku giti cyabo. Jya wibaza icyo ibyo ukora bizatanga. Umusaruro uba ushobora kuva mu gikorwa runaka niwo ugaragaza ko icyo gikorwa cyihutirwa. Iyo bishoboka ko umurimo runaka hari icyo ushobora kumarira umuntu mu buzima cyangwa se mu kazi ke, uhita uhabwa umwanya wa mbere. Naho umurimo udafite akamaro cyangwa se ufite gake ugomba kugaragara inyuma ku rutonde. Akazi gafite icyo kamariye ikigo cyangwa se umukiriya wawe kaza ku isonga. Ingaruka ziva mu kugikora cyangwa se kutagikora zishobora kukuviramo intsinzi cyangwa se gutsindwa mu gihe kiri imbere. Kwiyungura mu bumenyi ku giti cyawe nabyo bigomba guhabwa umwanya nk'uyu udasanzwe. Ibi rero bishobora gutuma uba kabuhariwe mu byo ukora mu gihe kizaza. Ku rundi ruhande, guta akazi ukajya kwinywera ikawa cyangwa se icyayi cyangwa se kujya gusangira na bagenzi bawe ibyo kurya nta kintu byakumarira na mba. Ushobora gusiga akazi ukajya kwinywera ikawa, icyayi cyangwa se gufata ifunguro na bagenzi bawe, ntibigire icyo byongera ku byo wakoraga cyangwa se ibyo winjizaga. Ahubwo wasanga bituma ibyo byombi bigabanyuka cyangwa se bigasubira inyuma. Reka noneho turebe ku buryo bwa ABCDE, uburyo bwagufasha gukoresha igihe neza. Mbere yo gukora ikintu ugomba kubanza ugatekereza ingaruka zishobora kubaho. Uribaza uti ese ndamutse nkoze iki kintu cyangwa se ntagikoze ingaruka zabizihe? Aha rero niho uzakoresha bwa buryo nise ABCDE. Fata urutonde rw'imirimo wateganyije gukora uwo munsi hanyuma wandike ABCDE imbere ya buri kintu. Aho washyize bigaragaza umurimo ugomba gukorwa byanze bikunze. Kuwukora cyangwa se kutawukora bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane. Ni umurimo ufite icyo uvuze mu buzima bwawe ndetse no mu kazi kawe. Ku byerekeye uwo murimo, abantu ni wowe bagenderaho kandi biringiye ko uzawutunganya. Iki kiba ari cyo kintu cyihutirwa cyane. Hanyuma ujye ugenda ushyira ku ngingo cyangwa se ibintu bikeneye gukorwa neza kandi vuba. Iyo usanze imirimo myinshi yashyizweho ugenda uyishyira mu byiciro nka A1, A2, A3 gutyo gutyo. Iyo bigeze aha rero uhera ku murimo wise A1 ukawukora kugeza uwurangije. Akazi wise B ni akazi wakora ariko kutagakora bifite ingaruka zidakomeye. Bishobora kutagira icyo bibwira abantu wagakora utagakora. Gusa ni akazi kadafite uburemere bumwe nk'ubwa A. Uzabigire hamwe kutahirahira ukora akazi wise B kandi hakira kandi wise A. Hanyuma ibyiswe C ni ibintu umuntu yitabira kubera gusa ko yumva ko yabikora. Wenda bikaba byiza nko kunywa icyayi mu karuhuko cyangwa se gufungura saa sita. Ibi bintu bishobora kuba ari byo wumva bigushimishije, ariko kubikora no kutabikora nta ngaruka byagira, yaba nziza cyangwa mbi. Twavugamo nko kwiganirira n'abakozi bagenzi bawe, gusoma ibinyamakuru, gufata telefone ugahamagara mu rugo iwawe ku mpamvu bwite zikureba. Ibi byose ni ibintu biba bitazagira ingaruka mu gihe kizaza. Hanyuma akazi wise D ni akazi waha undi akagakora kugira ngo ubone umwanya uhagije wo gukora ibindi bice by'ibanze byaba bihari. Uzishyiremo ko ugomba kujya ufata imirimo mito mito yoroheje ukareka igakorwa n'abandi. Igihe cyose ushobora kubona undi muntu wakwandikira ibaruwa cyangwa se raporo, akaguhamagarira undi muntu wagushyingurira amasezerano akayashyira ahagomba kubikwa, cyangwa se wagufasha kubika inyandiko zose ahabugenewe, ujye ubitanga babikore. Buri gihe ujye utahana ibyo kurya ubivanye aho unyura, aho kugera mu rugo ujya guteka. Ibi bivuze ko akazi ko guteka wagahaye undi muntu ngo agutekere, wowe ugasigara urwana no gutegura ibindi bintu no gukora isuku. Kurekera imirimo imwe n'imwe igakorwa n'abandi ni kimwe mu byatuma ucunguza uburyo umwete ugakoresha igihe neza. Muri ubu buryo bwa ABCD, akazi katari ngombwa kerekanwa na I kagomba kwigizwayo. Kwigizayo akazi katari ngombwa nibwo buryo busumba ubundi mu gukoresha igihe neza. Hari ibintu ushobora kuba warakoraga kera buri gihe biza ku mwanya wa mbere, nyamara agaciro kabyo kakaba karagabanutse ugereranyije n'ibishyashya. Bityo rero ntibigatambamira ibigezweho ubu bifite agaciro karenze. Ibyo bya kera bitagifite bwa buremere ugomba kubihagarika ukabivaho. Kugena ibyihutirwa kurusha ibindi n'ibitihutirwa. Uko ugaragaza ibikenewe kurusha ibindi ni nako ugomba kugaragaza ibitazakenerwa. Ikihutirwa kurusha ibindi nicyo ukora cyane kandi vuba. Ikintu kitari nkenerwa kurusha ibindi mu gihe kizaza ugikora gahoro utinze nyuma y'ibindi byose.
Ikigaragara ni uko muri gahunda yawe harimo ibintu byinshi cyane byo gukora. Iyo waba wari nk'abandi bantu basanzwe wari kuba igihe cyawe cyose 100% cyarashiriye mu magambo. Ibi bishatse kuvuga ko kuri wowe kugira ngo utangire gukora ikintu gishyashya ugomba kubanza ugahagarika gukora icyo wari umaze igihe ukora. Mu Cyongereza nibo bavuga ngo getting in requires getting out. Kwinjira mu bintu bisaba gusohoka mu bindi. Guhitamo ni ukuzinukwa. Kumenya ibintu bitari nkenerwa cyane, kumenya ikintu ugomba guhagarika cyaba cyose cyangwa igice kimwe, ni bumwe mu buryo bwihuse bushobora gutuma ubona umwanya n'igihe cyo gukora ibindi, maze kuri gahunda ugasigarana akazi gusa gakenewe gukorwa kihuse. Ibintu ubona bitari nkenerwa cyane ni ibihe? Ni ibihe bintu urimo gukora ubu bitagifite uburemere bungana n'ubw'ibyo wagombye kuba urimo gukora ubu? Iyi ishobora kuba ari imirimo uba waramenyereye kumva ko ugomba gukora buri gihe, ariko ubu ikaba itagifite akamaro cyane, haba mu buzima bwawe cyangwa mu kazi ugereranyije n'ibindi bintu wagombye kuba urimo gukora. Kumenya guhitamo ibidakenewe cyane ni ikintu cy'ingenzi cyagufasha gukora akazi kawe neza kurushaho no gutanga umusaruro. Ibintu rero ni ibihe? Ibibazo 5 wasubiza kugira ngo ube indashyikirwa. Hari ibibazo 5 ugomba kwibaza ukanisubiza buri gihe niba ushaka guhora ugera ku ntsinzi cyangwa se ukabona umusaruro mwiza cyane. Iyo ubashije guhuza ibisubizo byabyo n'umurimo wawe, impano zawe zizigaragaza kurushaho kandi utanga umusaruro kurusha undi muntu uwo ari we wese ukuri iruhande. Mu kazi kawe kose ka buri munsi ugomba kumenya kwibaza ibi bintu ukanabyisubiza. Ikibazo cya mbere ni iki? Mu mirimo yanjye yose ifite agaciro cyane ni iyihe? Mu mirimo ukora ifitiye akamaro cyane ikigo cyawe ni iyihe? Ifite akamaro cyane mu byo ukora cyangwa se mu buzima bwawe ni iyihe? Igihe ubonye gusubiza iki kibazo bikugoye, ujye ufata umwanya ugitekerezeho. Ushobora no kubiganiraho n'umukoresha wawe cyangwa se n'abakozi bagenzi bawe. Ushobora no kukiganiriza uwo mwashakanye cyangwa se umukunzi wawe. Kugira ngo ube indashyikirwa mu kazi kawe, ugomba kugaragaza neza cyane imirimo ubona ifite uburemere kurusha indi. Ntabwo wakwica akanyoni utabona. Ntabwo ushobora gutera imbere mu kazi kawe igihe cyose utazi icyo uhemberwa cyangwa se icyo wakora ngo wongezwe umushahara cyangwa se uzamurwe mu ntera vuba vuba. Ikibazo cya kabiri mu kugena ibintu by'ingenzi kigira kiti: ibintu by'ingenzi wumva ushaka kugeraho ni ibihe? Ni ibihe bintu byihariye wumva ushaka kugeraho kugira ngo akazi kawe gakorwe neza ku rwego rwo hejuru? Ikintu cy'ingenzi uzageraho ni icyo wowe ubwawe ugomba kubazwa nta wundi. Ni wowe ugomba kukigena. Ni ikintu kiba kigaragaza neza kizwaho kiva kikagera, kandi kikaba kigomba gukorwa mu gihe runaka kizwi. Ikintu cy'ingenzi uba ushaka kugeraho ni wowe uba ugomba kukikorera uko byaba bimeze kose. Nutagikora nta wundi uzagikora. Uko byamera kose ugomba kubigaragaza neza kandi ugashikama ku buryo buri cyose ugikora neza ku buryo buhebuje. Ikibazo cya gatatu mu byerekeranye no guhitamo ibintu nkenerwa kurusha ibindi kiragira kiti: mpemberwa iki? Kubera iki ibyo ukora ubihemberwa? Niba se urimo gusobanura impamvu ubona amafaranga uhembwa, ni gute wasobanura ibyo ugeraho ari nabyo biguhesha umushahara wawe? Iyo ukora urutonde rw'imirimo yose ukora mu kazi kawe, muri iyo mirimo yose ni iyihe y'ingenzi ishobora gutuma urangiza inshingano zawe neza? Niba utabona neza icyo uhemberwa, ushobora gufata rwa rutonde ukarwereka umukoresha wawe, akakwereka ibyihutirwa cyane kurusha ibindi. Ugomba kumenya neza icyo waherewe akazi, kandi ukamenya ibintu byose uko bikurikirana ukurikije uburemere bwabyo. Ubwo rero uburemere bwa buri kintu nibwo uzajya ushingiraho kugira ngo umenye imirimo ugomba gukora buri munsi. Igihe cyose ujye ukora kuri iyi mirimo iri ingenzi umunsi wose. Ikibazo cya 4 mu byerekeranye no guhitamo ibintu nkenerwa kiragira kiti: ni icyo wakora wowe ubwawe kugira ngo numara kugikora gitume uba indashyikirwa? Buri munsi wagombye kwibaza iki kibazo ukanagisubiza. Igisubizo ntabwo kiri kure. Hari ikintu kimwe gusa ushobora gukora, wagikora vuba kandi neza, bikaba byatuma ikigo cyawe kirusha ibindi. Nutagikora ntikizakorwa. Iki rero nicyo nkenerwa kurusha ibindi byose, nicyo ugomba kugeraho, ni nacyo uhemberwa. Hanyuma ikibazo cya nyuma kiragira kiti: ni ibihe bintu by'agaciro nkoresha igihe cyanjye ubu? Kugira ngo ube indashyikirwa mu mirimo yawe, mu masomo yawe, kandi utange umusaruro mwinshi bishoboka, ugomba kwibaza iki kibazo ukanagisubiza. Ugomba kandi kumenya kwibanda ku kintu kimwe wahisemo.
Kwimenya no kwitwara neza bigaragazwa n'ubushobozi umuntu agira bwo gufata ubwenge bwe bwose akabuharira ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi mu gihe runaka. Kugira ngo ubone cyangwa se ugere ku ndunduro y'imirimo ukora, buri gihe ujye wikebuka, urebe inyuma mu buzima bwawe no mu mirimo ukora, hanyuma wibaze iki kibazo gikurikira: nkurikije ibyo nzi, ese nta kintu naba ndimo gukora ntakagombye kongera gukora? Kubera ko mu buzima bwawe hagenda habamo impinduka za hato na hato, hari ibintu utagombye kongera gukora bitewe n'ibintu byose uzi. Biragoye cyane kuba wabasha kwicungira ubuzima no gukoresha igihe cyawe neza igihe cyose waba utakaza imbaraga n'igihe cyawe ku bintu bitari ngombwa, cyangwa se ubana n'abantu mutakagombye kuba mubana ukurikije ubunararibonye ufite ubu. Kimwe mu bintu bikomeye bigaragaza umuntu ukoresha igihe nabi ni ugukora ibintu atakagombye kuba arimo gukora na gato, bitari ngombwa kubikora. Jya uhora wibaza uti: nkurikije ibyo nzi, haba hari ikintu ntakagombye kuba ngikora? Jya witegereza akazi kawe cyangwa se ibyo ukora. Ese urumva ari byo bigukwiriye? Ese ukurikije ibyo uzi, urumva ari byo wakwihitiramo uyu munsi? Niba atari byo wahitamo, urumva wabigenza ute? Itegereza abantu bose ubana nabo, baba abo muziranye ku giti cyawe cyangwa se abo mwahuye muri mu ishuri, mu kazi, bizinesi ndetse n'ahandi. Ese ukurikije ibyo uzi ubu, hari umuntu mubana mutakagombye kuba mubana? Gukomeza kubana n'umuntu mutakagombye kuba mubana ni kimwe mu bintu biranga umuntu ukabije guta igihe cye cyose kandi utazigera utera imbere. Nta kintu cyiza uzakura mu mubano w'abantu utishimiye cyangwa se batakwishimiye. Itegereza uko wagiye ukura, ushyira amafaranga yawe mu bintu bitandukanye. Ushyira amafaranga yawe mu bintu bitandukanye, igihe cyawe wakoresheje ububabare cyangwa se ibyishimo. Ese hari ikintu kigutwara igihe cyawe, umutima wawe, amafaranga yawe akabaye udakora uyu munsi kubera ibyo umaze kumenya? Niba gihari rero, uzibaza iki kibazo gikurikira: ni gute nava muri ibi bintu kandi vuba? Tsinda igitego nawe. Nta na rimwe twigeze tumenya ukuntu twagera ku buzima bwiza, ibyishimo cyangwa se umudendezo mu by'ubukungu ku rwego rwo hejuru kurusha uko tubibona ubu. Ikintu gikomeye cya nyuma na nyuma gishobora gutuma ugira icyo ugeraho muri buri murimo ukora, ubucuruzi, ubuhinzi, ubunyeshuri, ni ukubasha kugera ku kintu gishoboka gituma umenyekana cyangwa se ukamenyekanisha ikigo cyawe kurusha ibindi. Ugomba kugera ku kintu gishoboka gituma nawe ubwawe uba indashyikirwa. Uko ugenda ugira uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu cyawe n'umuryango wawe n'iry'isi muri rusange, ni nako uburyo bw'imikorere bugenda bukwizanira. Uzatera imbere wihuta kurusha abandi bantu muhuje imirimo. Bidatinze uzagera ku isonga mu byo ukora. Ibihembo bizaba byinshi, uzamenyekana ndetse ibyo uzageraho bizaguhesha ikuzo. Abantu bose bazajya bavuga ko uri umunyamahirwe, naho wowe urimo kwitsindira ibitego by'intego yawe wiyemeje. Reka noneho turebe ku myitozo ndetse n'icyo umuntu yakora. Buri munota wa buri munsi ujye wibaza iki kibazo gikurikira: ni ikihe kintu abantu bantegerejeho? Uko uzasubiza kose uzamenya ko ugomba kujya wibanda kuri icyo kintu akenshi. Icya kabiri, buri kintu cyose ugomba kugikora ukurikije uko gikenewe kurusha ibindi. Buri gihe ujye umenya gukoresha igihe cyawe neza ku buryo ukibyaza umusaruro. Icya gatatu, uzajya ukoresha ihame rya ABCDE. Iri ni itegeko ryerekeranye no gukora urutonde rw'imirimo yawe ukurikije uko buri umwe ukenewe. Uru rutonde rugomba gukorwa mbere y'uko utangira akazi. Ntuzagwe mu gishuko cyo kumva ko ugomba kubanza ukarangiza imirimo mito mito. Icya kane, jya wireba wikebuke mu byo ukora byose mu buzima bwawe. Ese ukurikije ibyo uzi, haba hari ikintu waba urimo gukora utagombye kuba urimo gukora ubu? Icya gatanu, ugomba kumenya neza ibintu bitagize icyo bikumariye na kimwe, haba mu buzima bwawe cyangwa se mu kazi. Imirimo nk'iyi idafite akamaro igomba gushyirwa ku ruhande. Icya gatandatu, jya wishyira muri wowe umuco wo gutekereza ibintu bizabaho mu gihe kizaza ku buzima bwawe cyangwa se mu kazi kawe. Hitamo icyo wumva ushaka kuzaba mu minsi iri imbere, hanyuma ukore ibikenewe kugira ngo ibyo bizashoboke. Icya karindwi, ujye witegereza neza hanyuma umenye ingaruka ikintu ukoze gishobora kugira. Kubasha kugaragaza neza ikintu gishobora kuzaba ni ubuhanga bukomeye mu gutekereza. Reka mu gusoza kino gitabo noneho tuvuge ku mwanzuro. Nkivuga mu izina ry'umwanditsi, nongeye kugushimira cyane kuba ubashije kugera hano usoma cyangwa se wumva ubutumwa bukubiye muri iki gitabo.
birashoboka ko hari icyo cyakumariye mu guhindura ubuzima bwawe werekeza iyo ushaka kugana. Ariko kugisoma cyangwa se kucyumva ntugire icyo ukora birutwa no kutabikora, nk'uko nabivuze mu gitabo cya mbere. Muvandimwe rero, nkurarikiye gusoma igitabo cya gatatu, ari nacyo kizaba icya nyuma muri iyi gahunda yo guhugura abanyarwanda bose ndetse n'abanyafurika muri rusange, ngo natwe twiteze imbere. Ntitugahore dusabiriza nk'aho tudafite amaboko cyangwa umutwe wacu. Kuba Abanyaburayi, Abanyamerika cyangwa Abashinwa bakize kuturusha ntibidukuraho uburenganzira bwacu bwo kwiga no gushakisha inzira zacu zo kugera ku iterambere binyuze mu bushakashatsi bwacu. Tureke kwisuzugura no kwisuzuguza tudaha agaciro ubwirabura cyangwa se umuco wacu. Abasekuru bacu baturaze igihugu cyiza kandi gifite ibintu byose bikenewe ngo gitere imbere. Ariko kuba tutabikoresha ahubwo tugahugira mu kurwanira ubusa no kwicamo ibice, nibyo biha umwanya, icyuho n'uburyo abo banyamahanga baza kuvoma ibyo bashaka mu bihugu byacu, mu gihe twebwe twibereye mu makimbirane ndetse no kurwanira gusarura aho tutabibye. Ugasanga uwabibye ahatuye gusangira n'utabibye cyangwa kubimukuraho atanabisaruye. Ubu ndangiza iki gitabo turi muri guma mu rugo yatewe na COVID-19. Ikaba yaratumye habaho ibintu byinshi byatumye gitinda gusohoka. Umunsi ku wundi ubuzima bwagiye buhinduka, bigasaba gushyira imbaraga mu bindi byari ingirakamaro. Ibyo twita ihungabana ry'ubukungu naryo ryasize abantu benshi mu bibazo, ku buryo abenshi bagiye bata icyizere ku byerekeye ejo hazaza habo. Ibi bihe twanyuzemo kandi tukirimo ni ibihe byo gushidikanya n'akababaro kuri benshi. Ariko kuri wowe ntiwakagombye gushidikanya, kuko umaze kunguka ubwenge n'imbaraga zigomba kukugeza nibura mu myaka 20 iri imbere. Ese kubera iki mu mwaka wa 2030 nge nawe tutazahurira mu birori byo kwibuka aho iki gitabo cyavuye? Ndizera ko muri uwo mwaka nawe uzaba uri muri club y'abamiliyoneri. Niba ubyemera unyoherereze email yawe nkushyire kuri liste y'abatumirwa. Ndizera ko imyaka izakurikira 2020 izababera imyaka y'uburumbuke muri buri ruhande rw'ubuzima rwanyu, kandi inzozi zose uzarota uzazishyire mu bikorwa zizakugeza ku yindi ntera yo hejuru. Nkaba ndangirije ku isengesho ryabaye inkingi y'ubukungu mfite. Nkaba nawe kandi ngira ngo urishyire mu buzima bwawe. Mu gitondo na mbere yo kuryama ukarivuga uranguruye ijwi kugira ngo intekerezo yawe irishyire mu bubiko bw'ubuzima bwawe. Ni isengesho rivuguruye kugira ngo abantu bose bitewe n'ukwemera kwabo rizabanyure. Ku giti cyanjye sinarangiza ntashimiye abavandimwe, inshuti ndetse n'abamfashije bose mu gukosora no gushyira iki gitabo ahagaragara. Ndashimira buri muntu wese ku giti cyanjye kuba yarafashe umwanya we agasoma cyangwa se akumva iki gitabo kandi kikagira icyo kimumarira mu buzima bwe. Nongeye gushimira ababyeyi banjye Hakizimana André ndetse na Mukagakwaya Madeleine, kuko aribo nkesha ubu buzima n'ubukungu mfite. Abavandimwe banjye bakomeje kumba hafi mu nzira igana ku ngoro y'Imana. Abo nabo ndabashimiye. Nkaba mbasezeranyije ko igitabo cya gatatu kizasohoka vuba cyane. Nyagasani, ndagushimira kubera uri ijambo mu buzima bwanjye, amaraso, roho n'ubuzima. Ijambo ryawe rimenyesha ko uzi ubuzima bwanjye mu minsi izaza kandi kunteganyiriza ibyiza ukazandinda ibyago. Ibyo bikantera kugira icyizere cy'ejo hazaza. Nemera ntashidikanya mu mutima wanjye ko ubuzima bwanjye bw'ejo hazaza buri mu biganza byawe. Niyo mpamvu nta bwoba mfite bw'ejo hazaza, kubera ko nzi ko umfitiye umugambi mwiza. Nyagasani, nshingiye ku ijambo ryawe ngusabye kuzagira umugabane wanjye mu ngoma yawe nkiri hano ku isi, kubera ko ijambo ryawe rivuga ngo nk'uko nasize byose ngo ngukurikire, nzabona ingororano akarijana ku nyongera y'ubuzima buhoraho. Nemera ko kandi namamaza ko ngomba gutangira kubaho mu ngoma y'Imana nkiri hano ku isi. Mpamya nshize amanga ko Imana yampaye ububasha bwo gutegeka isi no gukoresha ibyiza biyirimo byose. Ndemera kandi ndahamya ko ntazapfa imburagihe, ko ahubwo nzagira ubuzima burambye kandi bwiza, ubuzima bwuzuye imigisha n'imitsindo. Ndahamya ko nzakoresha bishimishije kandi neza ingabire n'impano Imana yampaye zose. Ndahamya ko nzakoresha bisendereye ubushobozi Imana yampaye kandi ko nzarenzaho abandi babigejeje. Ndemera kandi ndahamya ko ahazaza hanjye ari hagari kurusha uko isi bibona, kubera ko nanjye ndi umwana w'Imana kandi ukunzwe. Ndemera kandi ndahamya ko kuva uyu munsi ngiye guha ubunyangamugayo n'urukundo mu mutima wanjye.
Yezu Kristo yapfuye akiri muto kugira ngo ngire ubuzima buhoraho. Yigize umwana w'umuntu kugira ngo mpinduke umwana w'Imana. Nyagasani, ijambo ryawe ritubwira ko ufite imfunguzo za Dawidi. Iyo ufunguye ntawe ushobora gufunga, kandi iyo ufunze ntawe ushobora gufungura. Ndemera kandi ndahamya ko washyize imbere yanjye umuryango ufunguye kandi ko nta kindi kiremwa gishobora kuwufunga. Nyagasani, ndahamya mpereye ku ijambo ryawe ko mpagaze ku rutare, kandi ko ibihangange byo mu mwijima nta bubasha bimfiteho, kubera ko Nyagasani wangize umunyembaraga. Ijambo ryawe rivuga ko wampaye imfunguzo z'ingoma yawe, ko icyo nzapfundika ku isi kizapfundikwa no mu ijuru, kandi ko icyo nzapfundura ku isi kizapfundurwa no mu ijuru. Mfashe mu biganza byanjye imfunguzo z'ijuru, mfunze imiryango yose Sekibi yafunguye mu buzima bwanjye. Mpambiriye ibikorwa byose bya Sekibi kandi mpagaritse ibikorwa bye mu buzima bwanjye bwose. Ijambo ry'Imana rivuga ko abo ndwana nabo atari abantu, ahubwo ari ibinyabubasha by'imyuka mibi byo mu kirere. Niyo mpamvu nambaye intwaro z'Imana nanahagaze nemye imbere yawe. Mu izina ryawe nsinze imbaraga za Sekibi zirwanya ahazaza hanjye. Nshenye imbaraga z'ubupfumu n'imbaraga zishingiye ku myuka mibi. Nirukanye roho mbi zose zo gutsindwa no kudatera imbere. Ndazirukanye nzohereje mu butayu. Mfunze imiryango yose ikoreshwa na Sekibi mu buzima bwanjye. Nifashishije imfunguzo z'ijuru mfunguye umuryango w'iterambere n'insinzi. Mfunguye umuryango w'amahoro, w'ibyishimo, w'ubuzima, wo kubaho neza muri buri gice cyose cy'imibereho yanjye mu izina rya Yezu. Nemera mu mutima wanjye kandi ndatangaza nereye ko ndi umwana w'Imana, ndi umugenerwamurage w'umwami w'abami. Ndi igikomangoma, sindi umucakara. Ndi uwa mbere, sindi uwa nyuma. Ndi hejuru, sindi hasi. Ndi umunyantege, sindi umunyantege nke. Ndi umukire, sindi umukene. Ndi muzima, sindi umurwayi. Mfite intsinzi. Ndemye mu ishusho ry'Imana, ngenewe ubwami no kuba umugenga. Ndi ingoro y'Imana nzima. Imana Data iba muri njye, Umwuka Mutagatifu ambamo, na roho y'Imana iransendereye. Sekibi arantinya, umupfumu arantinya, amashitani aratitira akanampunga. Nyagasani, nubakiye ku ijambo ryawe kandi mpamya ko ndi umwana wawe. Mfite ububasha bwo kurema no guha ibintu ubuzima. Nsabye ko mbona ibyabuze mu buzima bwanjye kandi ndabisabye ngo bibe nonaha. Ndamamaza ko iminsi yanjye kuri isi yaremwe n'Imana kandi iranshimisha. Ni ukuri impuhwe n'ineza by'Imana biramperekeza mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Nzigumira mu nzu ya Data kugeza ku ndunduro y'ubuzima bwanjye, mu mahoro, mu rukundo no mu bukungu bukomeye. Amen.